ubundi Bikira Mariya na Nyabingi bose ni abagore. Icyakora bavuga yuko umwe yabyaye umwana w'Imana, ubwo ni Bikira Mariya nyine. Hanyuma rero Nyabingi nawe yari umugore. Nyabingi rero abazungu bakimara kugera mu Rwanda baramuharabitse, bamugira ikintu cy'ikidayimoni, tukumva ni ikintu cy'igishegu cy'igishitani, ariko siko bimeze. Nyabingi yari mushiki wa Ruganzu Ndori, akaba ari umukobwa wa Ndahiro Cyamatare. Noneho rero ubwo Ruganzu Ndori yabundukaga, kubunduka no guhunguka k'umwami, ubwo yabundukaga aje kwima ingoma ya se Ndahiro Cyamatare, icyo gihe ngira ngo u Rwanda rwari rumaze imyaka isaga 11 mu maboko y'Abanyabungo. Mushiki we Nyabingi yaramubwiye ati musaza wanjye rero dore turatashye, ariko ngusabye Ndorwa ho itetero ry'abakobwa. Ndorwa ubwo ni kiriya gice cyo mu Mutara mu burasirazuba. Aramubwira ati ngusabye Ndorwa ho itetero ry'abakobwa. None arabimwemerera. Bakimara gutahuka rero umusaza we yamuhaye Ndorwa nk'uko yari yarabimubwiye. Akigerayo ahashyira imihango yo kujya asengwa, reka tukivuge yikundiraga ikuzo, kandi n'ubu ngubu ikuzo hari abantu barikunda pe, si ibanga. Hanyuma rero abandi bagore baramuyoboka, abagabo baramuyoboka, yagiraga iwe abakobwa b'imirerwa, akagira n'abasore b'imanzi. Abakobwa b'imirerwa urabumva bakiri n'amasugi, akagira n'abasore b'imanzi babaga iwe. Iyo wakeneraga gushyingirwa yashoboraga gufata umukobwa umwe mu babiwe akamushyingira umwe mu basore nanone babiwe. Yari umugore rero wagaburiraga abakene, kandi yari umugore witaga ku ndushyi, noneho n'abababaye bose. Igihe kimwe rero amaze gupfa, Abanyarwanda ntibabyumva, baravuga bati umubyeyi wacu arapfuye, umubyeyi wacu Nyabingi arapfuye. Ntibabyumva, noneho bigira inama bamwe bakubaka akazu yakubaka agasiga akazu hariya, akavuga ati aka n'ak'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Aha mumbabarire n'ak'umubyeyi wacu Nyabingi. Ubwo nuko naringije guhita ngaruka kuri Bikira Mariya. Akubaka inzu nini, ariko agasiga n'akandi kantu, akavuga ati aka nanone n'ak'umubyeyi wacu Nyabingi. Ubwo ntabwo biyumvisha ko Nyabingi nyine yapfuye, baravuga bati umubyeyi wacu w'impuhwe w'imico myiza aracyariho. Bikira Mariya nawe rero uzabona, wenda ntawe ntunze urutoki, reka ne kuza kuvuga idini runaka, ariko hari aho uzagera usange akazu hariya, wenda hari n'akandi kazu hariya, bakubwire bati kano kazu n'ak'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Ugasanga bashyizemo n'ifoto ye, kakaba ari akazu mu by'ukuri, ka kazu ntaho gatandukaniye n'akazu ka Nyabingi Abanyarwanda bubakaga kera. Icyo rero nibyo bita guterekera. Abanyarwanda n'ubundi baterekeraga Nyabingi, kimwe nuko n'ubu ngubu iki gihe abakristo baterekera Bikira Mariya. None si ugiye ugasanga akazu ka Bikira Mariya hariya, ugasanga n'ifoto ye irimo, mu by'ukuri ubwo Bikira Mariya aracyariho? Ntawe uriho Bikira Mariya, ariko baracyamwibuka nk'umubyeyi w'impuhwe, nk'uwabyaye umwana w'Imana, nk'umubyeyi nyine, nk'umubyeyi. Biravuga ngo Bikira Mariya ntahari, ahubwo Bikira Mariya baramuterekera, ndetse bakanamwiyambaza, bakavuga bati Bikira Mariya mubyeyi wacu udusabire, mubyeyi utarasama icyaha udusabire. Hari ukumuterekera kureza uko nguko. Naho na Nyabingi rero Nyabingi nawe baramwiyambazaga, nibyo bita guterekera nyine. Kuri ubona biyambaza umubyeyi Bikira Mariya, batutuvugire, batudusabire, batituvuganire ku Mana, niko biyambazaga n'umubyeyi Nyabingi Abanyarwanda bo hambere, nk'umubyeyi wagiraga imico myiza. Ariko si ubundi wenda reka tuve kuri Nyabingi tuve no kuri Bikira Mariya. Ubu nta bapasiteri benshi, hari n'igihe usanga ari n'umunyamitwe rwose, ariko abantu bakaba baramuyobotse, abantu bakamwiyambaza, abarwayi, indushyi, ababuraniwe, bakagenda bati yewe, bati tuvuganire, bati dusabire rwose, dusabire ku Mana. Ntibibaho se? Aha, uwo nguwo rero wenda tuvuge bamusaba ngo abasabire, ariko akiriho. Apfuye rero bagakomeza kuvuga ngo udusabire, kandi yarapfuye, nabyo ni ukumuterekera. Na Nyabingi rero nuko nguko byabaga bimeze. Akiriho yafashaga abashoboye gufasha, ariko anapfuye ntibumva ko yapfuye, baravuga bati umubyeyi wacu buriya afite ukuntu yatuvuganira, ibintu bikumvikana. Rero iyo mfashe Bikira Mariya dusoma muri Bibiliya, cyane ko buriya na Bibiliya, erega Bibiliya buriya yageze mu Rwanda muri 57, nibwo Bibiliya ya mbere yakandagiye mu Rwanda mu mwaka w'1957.
yatangiye gushyirwa mu kinyarwanda kuva mu mwaka iva mu cyongereza kuva mu mwaka w'1914 ubwo ni mu ntambara ya mbere y'isi. Muri 1957 nibwo iya mbere yakandagiye mu Rwanda, iya kabiri ikandagira mu Rwanda muri 1993, zigenda ziza gutyo gutyo. Tukimara kubona Bibiliya nibwo twamenye n'umubyeyi Bikira Mariya, ariko mbere twari tuzi umubyeyi Nyabingi. Abamufata nk'umuntu mubise ushaka kufata nishaka kuniga niki, wowe ubibona gute? Oya, ntabwo Nyabingi yagufata ngo akunige, kereka ariko wabitekereje wishyizemo ko ari bukunige, kuko urumva nta si wowe ukunize, ni ibitekerezo byawe biba bikunize. Ubu se wishyizemo ngo Bikira Mariya arakuniga, ubwo ntiyakugira ngo ntiyakuvunira umuheto. Mvuga gutyo ntabwo Bikira Mariya agiye namubonye n'amaso yanjye, hanyuma Nyabingi nawe sinamubonye nk'amaso yanjye. Byose ni uguterekera, ari ukwiyambaza Bikira Mariya, ari ukwiyambaza Nyabingi. Ntekereza ko mu by'ukuri Nyabingi ntacyo yamarira umuntu, Bikira Mariya nawe ntacyo yamarira umuntu. Ikiza ni ukwiyambaza Imana, kandi twese tukigererayo. Ukigerera ko n'ubundi na kera Abanyarwanda twari dufite ukuntu dusenga. Urugero, reba nko mu mwaka w'1700, ahasaga mu mwaka w'1700 ku ngoma ya Cyilima Rujugira, bigeze bavuga ngo Imana iruta imanga, barongera baravuga ngo Imana iruta imanzi, barongera bavuga ngo Imana iruta ingabo zose muri rusange, zaba imanga zari ingabo za Cyilima Rujugira, zaba imanzi zari za Nsoro Bihembe watwaraga u Bugesera, cyangwa se n'imanga, Imana iraziruta zose muri rusange. No kuvuga rero jewe ntago natanga inama yo kwiyambaza Nyabingi, oya nta nubwo navuga ngo ariko niyambaze Bikira Mariya, oya, aho ugenda yiyambaza Imana, kuko na Bibiliya ivuga ko umwenda ukingiriza ahera watabutsemo kabiri, buri muntu wese akigererayo. None se ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kugerayo, kuki ndibuze kubwira Nyabingi ngo ngerereyo? Kuki se ndibuze kubwira Bikira Mariya se ngo ngerereyo? Kandi umwenda ukingiriza ahera, nanone kino gitabo Bibiliya kitubwira ko umwenda ukingiriza watabutse, none buri wese akagerayo. Rero inama nagira Abanyarwanda si zo kwiyambaza Nyabingi mu by'ukuri, ariko bamwibuke nk'umubyeyi utari igishitani, utari ikidayimoni nk'uko abazungu batubwiye. Nyabingi ni umuntu nk'abandi, nk'uko tuvuga Muhindangiga sogokuru, nk'uko tuvuga Rwabugiri, Rwanyonga, Muvunyi wa Karema, gutyo n'abandi bantu batandukanye bagiye babaho. Baramwibuka nk'abo ngabo, ntibamwibuke nk'umuntu wagira icyo abamarira. Rwose mu by'ukuri kuba yagira icyo abamarira byo ntacyo mbakuriyeho. Imana ni yonyine yagira icyo imarira umuntu, kandi Imana twayimenye mbere y'abazungu. Bikira Mariya nawe rero ndahamya rwose ko nta kintu yakumarira pe, nta na kimwe, ntacyo. Ari Bikira Mariya, ari Nyabingi, ari Ryangombe, ari inde, abo bose uwagira icyo amarira umuntu ni Imana yonyine. Ariza abantu kwambaza Imana yonyine ishobora byose, yaremye ijuru n'isi. Ariko nanone reka nkubwize ukuri, aho kugira ngo niyambaze Nyabingi ntazi, cyangwa se niyambaze Bikira Mariya nawe ntazi, afazari nakwiyambaza Perezida wa Repubulika. None se nkubeshye ko bimeze? Ushingiye kuki? Nshingiye byibuze we hari igihe kiba kizagera akanyumva, kuko arahari, nshobora no kumureba, nanamukeneye cyane cyane. Nshobora kujyaho rimwe simubone, kabiri simubone, gatatu simubone, ariko nkomeje nshobora kuzashyira nkamubona byanze bikunze. Ariko umuntu ntareba